bamwe biringiye amagare, nibyo, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho, iyi ni zaburi ya Dawidi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa kandi haleluya, ariko twebwe twarahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, haleluya, kandi dusubize uko tukwambaje. Vuga ngo amen. Iyi ni zaburi ya Dawidi, haleluya haleluya. Haravuze ngo bamwe biringira amafarashi, abandi bakiringira ibigirwamana, bamwe biringiye ubutunzi bafite, bamwe bishingikirije kuri famiye, bamwe biringiye imana za Shera, bandi biringiye Dagoni, biringiye imana zo kwa Tera, biringiye imana zo kwa Yezebeli. Ariko aravuze ngo biringiye iki? Amagare n'amafarashi bya Farawo. Ariko twebweho haleluya haleluya, twebwe abo twahamagawe tugahamagara imirimo myiza muri Kristo, twiringiye Imana. Aravuze ngo Dawidi ngo twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka naho ndiho, naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye mwafashwe ryari official, mwebwe mubana natwe, mwebwe mudahwema kubana natwe iminsi yose. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Imana yo mwijije bagirire neza, mwe mwakoze subscription mugasubscribinga mukabana natwe mukifatanya natwe. Imana yo mwijije tubatuyeho umugisha w'Imana, namwe mutarabikora mujye mubikora, ntacyo bitwaye, burya bari inkunga nziza mudutera. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana, mbere yuko tumwakira njye muri kumva inyuma ya kamera ni mwafashwe ryari, ni jyewe Sandrine wihoreye, umukobwa wanyu, umukobwa wa Yesu. Muri abantu beza Imana iduhaye, mugubwe neza aho muri mwe muri mu gihugu n'abari hanze yacyo, mwese muri inshuti zacu tubifurije kugubwa neza. Turi kumwe na Cedric. Yesu ashimwe Cedric. Amen. Imana ishimwe. Namahoro. Namahoro, turashima Imana. Imana ihimbaza. Ngo bimeze bite hanze aha? Hanze bimeze neza cyane. Ngo biravugwa ariko ngo k'abantu ngo video z'ubwambure bwabo ngo ziri kujya hanze buri segonda buri munota. Ibyo bimakuru nta bifite ko mbona wikanze kujijisha. Naba nkubeshye. Ayo makuru ese buriya bigenda bite Cedric kugira ngo umuntu yifate video ari nko gusambana cyangwa se ari nko gukora nk'ikindi kintu kigendanye n'ibintu bigendanye n'ibitsina? Ko njya mbona video z'abantu benshi ziri hanze muri iki gihe. Buriya niya bari strategy Satani arimo arakoresha yo kurwanya abantu, nandi mayeri Satani yazanye mu isi akayazana mu bantu kugira ngo yoshye intore z'Imana. Aya matelefone manini nayo umuntu atayitondeye yakujyana gehonome, kuko uraza gusanga niba ukijijwe koko gato Satani agufatiraho nawe burabirebye usanga wakwiye igicumuro. Jye naragize ngo wenda bikora abantu bo mu isi isanzwe wenda badakijijwe. Nabonye n'abarokore video zabo ziri kujya hanze, sinzi niba ari indwara hari, niba ari bantu mudukurikiye mwe maso. Satani yica abantu, mwe maso hatagira iwacu Satani agira gutyo. Tubifurije kugubwa neza, karagaciyemo ariko kuri ngenda biramva birambabaje. Abantu b'urubyiruko abajene kabisa, abantu bakiri batoya ugasanga barwanye n'ibintu bikomeye nk'ibyo numva bimbabaje mu mutima, karusho gusenga. Karibu rero tuguhaye ikaze, ndabona waje wakwikiye. Nakwikiye. Yewe bitse yashize umuntu ngo yambaraga neza ngo baramubwiraga ngumva ngo wakwikiye koko. Ngumva ngo watwemeje. Nawe rero ndabona rwose wahagaze neza, urasa neza. N'ubuntu bw'Imana. Imana iguha umugisha. Karibu rero turakwakiriye, hanyuma ukomerezeho tubwire ikintu kikugenza aha. Niba ari amahoro tubimenye, niba Imana igutumye tubimenye, niba ari storuje kudutera tubimenye. Ni kazi. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Nyiraho uvuze ikintu gikomeye. Uravuze ngo waruzi ngo nabantu bo mu isi gusa byashyikiriye cyangwa se byagezeho, ariko uravuze ngo no mu bantu b'Imana cyangwa se mu bo twita ngo abarakijijwe nabo ibyo bintu bibarimo. Ariko Bibiliya ivuze iki? Ibindi bintu byose ngewe Cedric ndayizeye nkunze kubigenzuza ijambo ry'Imana. Nkatwe cyangwa se wowe cyangwa wowe nkurikiye uzi ko utari muragendera muri izo nzira. Bibiliya iravuze ngo nuko n'uwibwira ko ahagaze yirinda ataza kugwa, ataza gufatwa n'uyu mutego Satani arimo aratega abantu. Tube maso nyine. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye
ibihe bizasimbura nawe bizansanga nkomeye uzafata ibimpungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera zaririmbi zo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Haleluya. Ntabwo nzicuza gukurikira Imana. Yaravuze ngo icyiza cy'umunsi mwiza, ariko papi Clever Imana iguhumugisha. Icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimwe ngo nakuye amaso ku by'isi ndangije nyerekeza ku biri hejuru. Haravuga ngo ntabwo nzicuza kugukurikira. Ubu dufite impamvu nyinshi zitatuma tuva ku Mana. Nubwo bavuga ngo ijuru ntiririho, ariko twarinze ubwere bwacu kandi twizeye ko rinariho. Haleluya, haleluya. Ntabwo twisha amagara yacu ntabwo twabyutse mu gitondo turi hangova. Ntabwo twaraye mu kabari. Ntabwo twiyandavuje, ntabwo twifashe uko tutari. Gukizwa biduha doctrine nziza. Gukizwa. Naho aravuze ngo nzafata ibintu bimpungishe. Ariko Mana, nzafata ibimpungisha Imana bigira impamvu yo kuyegera. Ko zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'ururuye ntabwo nzicuza kugukurikira. Dufite impamvu zibifatika mwabarokore. Dufite impamvu nyinshi zitwemeza yuko Imana nibyo itarakora izabikora. Mama izabikora, musore izabikora, humure. Yawe yagenda gace izabikora. Kuko yakoze biriya iri murabona ibyo ngibyo. Izakora kuko ibintu Imana yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Tasi yararirimba aravuga ngo ahigejeje ikora. Iyi Mana yacu, iyi twiri, iyi twaku ahantu igejeje ikora. Uwite ndagushimiye. Ahantu igejeje ikora Cedric nayize. Umva ahantu yadukuye niho hari habi. Buriya ngiye nkizwa n'ubwa mbere wenda mu mateka cyangwa se abantu bankurikira umunsi ku wundi badukurikira umunsi ku wundi n'ubwa mbere ngiye gutangaho ubuhamya. Nyizwa nagiye mu barokore nari nibereye mu isi y'ibyaha nkuko umuntu utwana tw'utumari n'ukuntu hasanga tunywa za tineri, inzoga nyinshi, ibiyobyabwenge, dutunzwe no kwiba no gusahura. Hanyuma yari inshuti yanjye, twari nka batatu bo muri famiye, undi ari nk'uwe nyine mu baturanyi. Ariko agirirwa umugisha, twarasangiraga, twagenderaga mu bibi, anywa inzoga, mbese tugakora ibintu Imana itishimira. Haleluya, haleluya. Niba ari ikintu nshima Imana, ndashima Imana ko muri ibyo byose, nubwo nanyweye inzoga, nubwo nagize ubujura, sinigeze njya mu kintu cyitwa abakobwa. Ndashimira Imana. Araturarika tujyana mu cyumba cy'amasengesho, ariko ngiye numvaga ari furiza barokore. Numvaga ari furiza barokore, umva ngiye mvuga ngo tugiye kureba. Tugezeyo batwigisha uburyo bihana. Twimweraga agacupa ariko katubase. Agacupa turangije umva twanga no kwihana inzoga batapu. N'ibya bindi by'abarokora bagira swinyi nyinshi ni furiza abo bigirira. Ariko tugezemo mw'imbere, umunyamwuka yikaraga mu mwuka. Burabaza no mu cyaro buzuraga umwuka cyangwa se n'abantu bose buzuraga umwuka akaba yajya no muri parafu. Tumubonye yuriye parafu, umva twebwe amaso yari ameze gutya turimo turareba nyine urumva bari basana imbarati n'abatobe baraho, twari bicantege biraho, dutangira gukomananga ndera zafuriza abarokora usanga kiriya kiri kwigira ibiki. Urabyumva? Akanya ajya mu mwuka aravuga ngo abantu banze kwihana kunywa inzoga bari he. Abantu banze kwihana kunywa inzoga ivuga gatatu. Tubona batangiye gufungura amadirishya kuko kera babanyuzaga no mu madirishya. Tuba tugize ubwoba dupfukamiye rimwe, ariko dupfukamye ku bw'ubwoba tutavuze ngo nyine turabyihana ngo tubivaneho. Dupfa kuvuga ngo Imana itubabarire, iratuvuga ngo ndabababariye bana banje. Hati mu kanya undi ikaraga mu mwera bavuga ngo mbese abantu banze kwihana kureba baje gusenga, bavuga ngo baje kureba nibande nibipfukame bihana. Tunangira umutima gatatu tuwugira nka Farawo. Haleluya, haleluya. Tuyize nka Farawo. Tubona byabaye sere byahindutse. Tuba turapfukamye. Ikintu nakunze bwa mbere nijira mu cyumba cy'amasengesho no gusirimba. Kuko urumva twasirimbye turi muri za furi urazumva nawe. Hanyuma
mu gitondo dutashye numbaza ibintu bavuze, numbaza ijambo basomye, twatashye dufashwa n'umurongo uvuga ngo kubw'inda yabananiye mujye munywa gake. Atari uko banawigishije, ahubwo twebwe uburyo twumvaga icupa ariko Mana ugira neza ndagushimiye, tugenda tuvuga ngo kubw'inda yatunaniye tuzajya tunywa gake ubundi twikomereze. Umva twahagiye icyumweru irangije iradufata iradusayura turakizwa. Umva najya ngenda muri quartier nkumva gakiza nakanjye. Imana yakoze imirimo ku buzima bwanjye kugeza niyo mpamvu n'uyu munsi vuga ngo ahantu igejeje ikora, ahantu yankuye hari abandi basigaye ayigejeje ikora. Rero ngewe Imana yanjye ndayishimiye. Reka dusomane ijambo. Haleluya, haleluya. Wacu yararirimbye aravuga, Papi Keleva ndamuku yararirimbye aravuga ngo dhambi zilinichokesha nikageukia Mungu akasema neno nzuri na amani na faraja. Haleluya, haleluya. Ibyaha byari bitwishe ariko tugarukiye Imana. Haleluya. Itubwira amagambo meza yongeraho n'amahoro. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri zaburi ibice 8 turaza gusoma no tugereze ku 10. Amen. Haranditse ngo zaburi ibice 20 umurongo wa 8 tugeze ku 10. Haranditse ngo bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka, Uwiteka kiza umwami kandi udusubize uko tutwambaje. Bamwe biringiye amagare, nibyo, abandi biringira amafarashi ariko twebweho, iyi ni zaburi ya Dawidi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa kandi haleluya, ariko twebwe twarahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, haleluya, kandi dusubize uko tukwambaje. Vuga ngo amen. Iyi ni zaburi ya Dawidi. Haleluya, haleluya. Haravuze ngo bamwe biringira amafarashi abandi bakiringira ibigirwamana. Bamwe biringiye ubutunzi bafite, bamwe bishingikirije kuri famiye, bamwe biringiye imana za Shera, bandi biringiye Dagoni, biringiye imana zo kwa Tera, biringiye imana zo kwa Yezebeli. Ariko aravuze ngo biringiye iki? Amagare n'amafarashi bya Farawo. Ariko twebweho haleluya, haleluya, twebwe abo twahamagawe tugahamagara imirimo myiza muri Kristo, twiringiye Imana. Aravuze ngo Dawidi ngo twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana ya. Ariko Mana tuzavuga izina ryawe, tuzavuga izina ryawe. Ntabwo twaba dushoje tuzavuga izina ryawe, nubwo badusohora mu nzu tuzavuga izina ryawe, nubwo twakwambara ubusa tuzavuga izina ryawe, naho imiryango yatwanga, inshuti n'abavandimwe bakatureka, twebweho tuzavuga izina ryawe. Dawidi aravuze ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Imana yacu, tuzavuga izina ry'Imana yacu, tuzavuga iby'imbaraga zayo, tuzavuga ibyo kwera kwayo, tuzavuga ibyo gukiranuka, tuzavuga imirimo yakoze. Muri ibyo aravuze ngo, aravuga ngo Imana yakoze neza. Imana ishimwe. Aravuga ngo Imana yakoze neza ibidutangaza. Abantu bo mwisi nubwo barabibona. Aravuga ngo muhimbazi haleluya. Aravuga ngo muhimbazi yateguye inzira ducamo. Aravuga ngo muhimbazi yateguye inzira ducamo mu byo twafatanijemo. Haleluya, haleluya. Ariko nyemerera nukuri nkwingingiye Imana mu rugendo watangiye, mu nzira urimo uracamo, mu kuvuga ubutumwa bwayo bwiza, mu kuvuga izina ryayo, ushonje ukayihamya, wambaye ubusa ukayihamya, bagusohoye mu nzu ukayihamya, wabuze ubukode ukayihamya, abana babuze minerivare ukayihamya. Nkwifurije ngo Imana y'amahoro ikumera ibintu bikunezeza mu nzira uri kunyuramo muri iyi minsi ya none. Imana nyir'ijuru waremye ijuru ikumere ibintu bikunezeza. Nubwo bamwe biringiye amagare,
abandi bakiringira amafarashi, ariko twebwe iyi Imana twirigiye. Haci yaravuze, Frank yaravuze ngo iri hejuru y'ibintu byose. Imana iguha umugisha Frank. Haleluya. Haravuze ngo biringiye iki? Ibitagira umubaro. Bishingikirije kuri systeme y'isi, ariko twe twishingikirije kuri isi. Nakumenyesha ko turi muri assurance ya Yesu, kandi nukuri turi mu mushinga w'Imana. Nimuhumure, nimugire ubwoba. Abantu b'abanyamazi, abantu b'Imana, turi mu mushinga w'Imana. Dawidi aravuze ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana ya. Ariko Mana aravuze ngo ariko twebweho abasore Mana, abakobwa n'ababyeyi n'abapapa Mana, zikugifite abagabo bakubaha, zikugifite abakobwa bakubaha, zikugifite n'abasore bakubaha, zikugifite n'ababyeyi bakubaha. Dawidi aravuze ngo ariko twebweho uko tuzaba tumeze kose tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Haravuze ngo bamwe barunamye baragwa. Haleluya. Agakiza barakaretse, barasinziriye, bibagiwe intego y'urugendo. Bandi bavuye mu byizerwa. Haravuze ngo bamwe barunamye baragwa, bamwe b'inzira y'agakiza bayiciye amazi, bamwe umusaraba barawibagiwe, bamwe bagiye kwigendera mu bibanezeza, mu binezeza imibiri yabo. Umuntu wabo w'imbere baramudindije, umuntu waho w'imbere yarafinirye, barimo baranezeza uyu mubiri, ariko uyu muntu w'imbere afite ishavu n'agahinda. Bamwe barunamye baragwa, baguye mu busambanyi, bagwa mu moshya ya Satani, bagwa mu buriganya bw'umwanzi Satani. Ariko nyamara ijambo ry'Imana riravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'umwami n'ubushobozi bwe. Muhagarare mudatsinzwe Mana n'ibishuko bya, muhagarare mudatsinzwe n'ubusambanyi, muhagarare mudatsinzwe n'ishyari, muhagarare mudatsinzwe no kugambana, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Kuko icyamuzanye Satani ntabwo yazanywe n'amahoro, ahubwo yaje kuyobya intore z'Imana, yaje kuyobya abari mu byizerwa, yaje kubakura mu byizerwa, yaje kugira ngo twese ngo tubabaze izina ry'Uwiteka turyibagirwe. Ariko ijambo riravuze ngo barunamye baragwa. Haleluya. Barunamye baragwa. Hari abakobwa bunamye baragwa, hari abasore basinziriye baragwa, hari ababyeyi bunamye baragwa, bamwe babivuyemo, ariko twebweho turabikomeje. Haleluya. Turacyakomeje gukiranuka, turacyakomeje inzira nziza, turacyakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko iyo kwamamaje ubutumwa bwiza ariko Mana niyo nyungu yacu y'ukuri. Ibindi byose byatubana igihombo, ariko umuntu washoye mu mushinga wawe niwe mushinga ufite ishingiro. Haleluya. Nubwo ab'isi ari abatunzi, ariko Yesu wenyine niwe umpagije. Impamvu avuze ngo barunamye baragwa, ariko twebweho turemye turahagurutse turema. Haravuze ngo Uwiteka akiza abasore, Uwiteka akiza abakobwa, Uwiteka akiza ababyeyi, Uwiteka ngwino dukize, ngwino dusubize minteriye mu bugingo, ngwino wongere uduhe byo gusenga, ngwino wongere watse itabaza ryacu, ngwino wongere tumurikishirize mu maso hawe, ngwino wongere tumurikishirize umucyo, ngwino inyenyeri yacu wongere uyatse, inyenyeri yacu abarozi bazimije, inyenyeri yacu abapfumu basimije, inyenyeri yacu. Turavuze ngo Mwami Uwiteka, turabigusabye kugira ngo inyenyeri yacu ihore yaka, turabigusabye kugira ngo inyenyeri yacu ihore yaka, kandi udusubize uko tukwambaje. Ababyeyi ko bagutakiye ubasubize, abapapa ko bagutakiye ubasubize, n'abamama ko bagutakiye ubasubize. Udusubize kubw'imbaraga zawe nyinshi, kandi kubw'imbaraga zawe nyinshi. Yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite Imana ishimwe. Aravuga ngo tuzabaho no mu rupfu, abarozi babishaka tuzabaho mama, abapfumu babishaka batabishaka tuzabaho mama, imiryango ibishaka itabishaka tuzabaho. Icyo nzi cyo nuko turi muri plan y'Imana. Haleluya. Icyo nzi cyo nuko turi mu mushinga w'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Aravuze ngo nukuri si uko tudahura n'ibintu byinshi, ariko aravuze ngo no mu gihe tugendera muri iyi si, muririmbyi rikavuze, aravuze ngo tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko niko Umwami wacu Yesu Kristo abishaka. Nukuri Imana y'amahoro itugirira ubuntu no mu rugendo dufite, itwoherereza umugisha tubashe kuyimenya, itwoherereza umugisha w'urubyaro, itwoherereza umugisha w'amafaranga, itwoherereza umugisha wo kuyimenya. Imana ihabwa icyo, itwoherereze umugisha. Imana ishimwe. Tabaza ryacu rihore ryaka,
abasore tabaza ryanyu rihore ryaka, tabaza ryanyu ntirikazime. Yemwe abibutsa Uwiteka mwe nimugatuze kandi nimugacogore, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Imana y'amahoro ibahereze umugisha, ariko reka tusengane kugira ngo Imana y'amahoro tubiherekeshe isengesho kugira ngo ibyumve kandi bigereho. Mana ziza, Mana y'amahoro, Imana y'urukundo, ijambo ryawe riratubwiye ngo bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turemye. Hari abasore bagihagurutse bemye, hari n'abakobwa bagihagurutse bemye. Unyemerere utugirire umugisha, utugirire ubuntu Mana ihoraho muri urugendo dufite, nubwo tutabimenya byose ariko tuzi ko tuzabimenya. Ngaho bana natwe muri byose, kandi udusubize, udukiza kubw'imbaraga zawe nyinshi. Tugushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Data wa twese, amen.